des veuves. Nous avons toujours ce problème-là. Récemment, là, nous avons eu une équipe de l'IG, l'inspectorat général, qui malheureusement, c'est chaque fois qu'il passe ici que nous avons appris des problèmes comme celle-là. Vous savez que nous sommes dans une zone opérationnelle. Nous sommes dans une zone opérationnelle. On ne peut pas venir nous distraire. On ne peut pas venir nous affaiblir avec ce genre de problème-là. On ne peut pas être dans une armée. Chaque jour, on a toujours les mêmes problèmes. J'étais ici, j'avais dénoncé devant le chef de l'État. La première fois qu'il était ministre, j'avais pas de problème d'effectif. Des problèmes d'effectifs. Les gens ont dit tout ce qu'ils voulaient. Nous avons eu les conséquences. Je crois que tout cela qui était à Goma, ndatekereza ko abari Goma abakomanda bose bari Goma ibyo navuze barabibonye qui n'était plus des régiments imitwe y'ingabitari kiri imitwe personne on a donné des rapports et tout nta muntu yazatanga raporo nta cyakozwe fallait avoir 1200 personnes aho akagogonye ko ufite abasirikare 1000 bose ufite 300 là ont été mis en cause kandi abantu ntibabihaniwe. Alors aujourd'hui ça revient encore alors que nous fini ce problème là turarangiza icyo kibazo cy'umubare w'ingabo. Voilà, maintenant aujourd'hui c'est encore les veuves. Et malheureusement, cela se passe dans une ce que je ne peux pas accepter. Je crois qu'il y a des choses que nous devons arrêter. On ne doit plus parler de ce genre de problème. Des contrôles sérieux. Et des contrôles sérieux, on va voir le résultat. Un militaire qui est au front. Un militaire qui est au front. Comme maintenant là, nos militaires sont en train de combattre là, le CRP M23, la milice de Thomas Lubanga, qui est, n'est-ce pas, allié au M23. Les militaires sont en train de mourir. Mais c'est un militaire qui est devant l'ennemi. Il apprend que les veuves ne sont pas payées. Pourquoi est-ce que ces militaires vont se sacrifier? Il va dire le jour où je vais mourir, ça sera la même chose pour mes enfants. Ça touche vraiment au moral militaire. Ibyo biratesha morale abasirikari biratesha morale abarwanyi bari ku rugamba. Azarwana ate aziko naramuka apfuye batazita ku bantu be nkuko barimo kubikora ubu. Ibyo ni gutesha umurongo ibikorwa bya gisirikare bigamije gutesha umurongo. Ngiye kuva mu gitondo numvise amakuru aho bagore bagomba kuzenguka mu mujyi bambaye ubusa. Tekereza ibyo ntibabikoze ako muri kwibaza ingaruka. Alors que moi en tant que commandant kandi njyewe umuyobozi w'ibikorwa bya gisirikare ntabwo ndi muri uwo murongo. Aujourd'hui les militaires mangent 15 jours. Umunsi asikara ry'imizi 10 aller au ministère demander combien d'argent on est muri ministeri mubaze amafaranga bari gutanga. Aujourd'hui les fonds je ne sais pas moi quadruplé ou je ne sais pas les militaires vont manger 3 fois. Barya nibura gatatu. Mais quand ils ne mangent pas surtout ici au front on pense que c'est moi. Bategeza ko ari nge. Quand les militaires ne sont pas payés, les gens, le commun de mortel pense que c'est le gouverneur. Alors que je suis pas dans cette chaîne-là. Moi, je suis là pour les opérations. Je représente ici. Mais moi, je suis là pour la chaîne, la mise en œuvre des combats. C'est tout, la guerre. Et l'autre chaîne, la logistique, l'administration, donc ces choses-là doivent être claires. Ça doit être clair et on n'a pas le droit de nous déstabiliser. Ntabwo bafite uburenganzira bwo kudutesha umurongo nibazo byose dufite nta burenganzira bafite bwo kudutesha umurongo. Icyo navanamo hano ni ikirere. Icyo navanamo hano ni iki? Ni ikigaragara yuko byanze bikunze izi ngabo ziri demoralize. Icya kabiri, ibyo uyu mugabo yavuze bisa nko kwihimura. Nta musirikare ndabikubwiza ukuri uri under command, sibyo ku rwego rwa rwose muri hierarchy y'igisirikare ushobora kuvuga ibi bintu antake uri ku rugamba. Ibi bintu rero biraza bigashyira muri bya bidarubindi byanjye bimwe bibyimbye nambara nkazotora amaso nkubwira yuko aba bajenero bamwe muri bo basa nkaho batishimiye uburyo bafatwamo, sibyo uburyo bamwe muri bagenzi babo bari treated, ariko n'uburyo muri rusange leta
ibitaho mu kugira ngo barwanye umwanzi. ibi rero ahubwo ibi biri kuvuguruzanya n'ibyatangajwe n'umukuru w'abarinda umukuru w'igihugu wavuze ati abasirikari tumeze neza n'imiryango yacu, abana bacu bari kwiga heza, abagore bacu bari guhabwa amafaranga bameze neza. wenda barinda umukuru w'igihugu birashoboka ng'abasirikari, birashoboka abasirikari bishobora kuba ubuzima bwarahindutse ngo nos femmes ont retrouvé leur beauté, barongeye baba beza kurushaho, tumeze neza. ibi rero nk'uyu musirikare uyu operation commander uri frustrated, uri kuri tere arakubwira ati kuko uyu ni Lieutenant General Nkashama Luboya John ari kuri tere, niwe guverineri militaire hariya muri Ituri, kandi Ituri isa nkaho ariyo itahiwe, of course iri imbere, iri mu marembo neza yaho M23 iri. ibi rero reka nkubwire, hari ikintu kimwe tugomba kureba ntiturenze ngoyi. ibi ntabwo bitandukanye na za prediction zanjye nakubwiraga ko dushobora kubona bamwe mu bajenerali basa nkaho bigomeka ku byemezo by'Kinshasa muri zone opérationnelle zabo. ibi ngibi ni urugero rwiza. uyu mugabo ntajya Kinshasa arajyamo baramufunga, ariko rero kugira ngo adafungwa biragaragara ko abasirikare bafite, aragaragaza agahinda k'abasirikare be nka komanda, ndabyumva, ariko kugira ngo agere ku rwego nk'umusirikare ruvayo agaturika akavuga, muri doctrine za gisirikare ibi ntibisanzwe. ariko igisirikare cyari ibyo birasanzwe. attention mon frère, igisirikare cyariya buretse gato n'uwanyweye byeri ahita ahagarara hariya. ibi ngibi na komanda wa section, hajya section ni komanda, yes section commander, nawe ahagarara hariya, uyu rero agatangira ati twebwe ibi nimeze gutya na gutya. ibi ngibi yavugaga ntabwo ari byanyu byo kwifata selfie, arabivuga neza, ari imbere ya media. Please ndashaka usome mu maso y'uyu mujenerali, harimo uburakari, harimo kurambirwa, harimo no kubona yuko leta igisirikare kidashobora kumuha ibisubizo, we nk'umuntu uri imbere abona mu basirikare ayoboye. igisubizo bagiye kumuha nyikubwire, baramuhamagaza direct kin, bamushyire hariya kin hamwe n'abakuruna, ntabwo ajyayo, arajyayo cyane. amahirwe menshi militari ziramufatira hariya, arazirasa kuri kwimana ntazo ari burase. aba basirikare bashonje barya rimwe mu minsi 15 barajya kuva kuri teresa aho bari kurwana na CMC, arya ni CMC ngo baje ngo kumufasha kurasa ngo militari reka nkubwire, niba harimo ikosa rikomeye cyane rigiye kubungu muri Kongo ni akajagari mu ngabo n'imiyoborere yazo. ibi rero buriya kibi bagiye gukora kizi, uretse no kumujyana bahita bakora rotation y'abasirikare ikirimo bwihuse cyane. ikirimo rero niki yavugaga ati ngewe atari biragutangaza, ntabatewe no muri inspection generale buri gihe kuza ahangaha kudutesha umutwe. ikindi cyongeye inspectora general, ariko biyandikira prime, baba bari mu kazi bo barinjiza. icyo ndashaka kucyumva. buriya hari n'ikindi abayanga, buriya baraza wenda bakatubura imibare y'abapfakazi kugira ngo agafaranga kabagenewe bakitwarire, nonewe nk'umuntu uri kuri tera babireba. icya kabiri kirimo hano tutagomba kurenza ngo ntibitwereka yuko iki gisirikare cya Kongo gishobora kuba cyarashegeshwe. niba ushobora kubona ukeka ko ufite abantu 1200 wajya kubaruka sa ufite 300 abandi bataripotinga, the army is depleted. abandi ntabwo baripotinga, ntabwo uzaho bari badizatinze, barapfuye cyangwa se nibaringa batanze imibare iri baringa kugira ngo imishari ikomeze. nubwo buryo dushobora kubitekerezamo. ariko akenshi abari abantu bahare bakunda kudizatinga cyane, agakuramo imyenda akareba ahantu aba yigiriye. ibyo rero ni ikibazo. ntibikwereka rero ko uyu mugabo nta gisirikare afite. niba bari ku mirongo y'imbere y'urugamba ari uko nguko bimeze, ushobora kwibaza ukavuga uti wa mugani hatabaye abacancuro n'ibindi byose. ariko afite wazalendo bari bien organize kurusha abanga abasirikare ba leta. ntabwo ari ibyo ahubwo ni ukwibeshya cyane. ni nabyo bituma iki gisirikare cyarananiwe kurwana, niwe wakiciye. ntabwo ari igisirikare kitarwana, burya igisirikare cyose aho kiva kikagera ni komande. ntuse niba ubona komande ubwayo ari ukunguka imizi ari akajagari, birakwereka iki se? Abarundi bazamurwanira? ntabwo bishoboka. Abarundi ntabwo bazaba abakongomani, bazamurwanirira komeza baha amafaranga. ntabwo Abarundi abo ni barwana rero agakiriyetinga parallel army. abakongomani ubwo nka ba nyiri igihugu bo ubwabo
bashobora no kuzahindukira bakirasira abo ngabo. ntabwo bishoboka. Mpaye nka Yesu Kristo. Abakongomani nta muntu bazarasa. Abakongomani ntubasuzugure. Ntabasuzugura kuko bariruka cyane. Ntabwo ari abasirikare babi none se wajya kwitarika imbere y'umuntu umaze iminsi 15 utarya. None se barara bari. Uretse gato. Ariko ndashaka kubwira ni gute ingabo za leta zishobora kubaza ubwazo zitarya. None se zigiki ko ibyo bakariye abakoloneli babyibye. Akavuga ati abasirikare ntibahembwa. Hariya uwo bashyize muri logistique aba yakize. Amafaranga bari guhemba abantu koloneli yari yajyanye. Bivuze ko nuwakaza bashyiriye ibiryo nawe arabitunda kareba handa bijyana. Niba se wibi biryo by'impunzi ni gute utakwibye abasirikare ukabigurisha hirya ubwo abagore bakabiwendukiye bajya kubigura. Nukinera n'urugu runini. N'urugu runini da. Atari kabisa. Naho uyu Kashama. Ruboya. Aragenda mu ndege igiye. Kashama ntahajya. Kuko ndatekereza ko bishobora guteza ahubwo ibibazo kurushaho. Reka tuze turebe wenda uko biri bugende ariko ngenda abona ibi bintu kuki bibaye kuki avuze Kabila aramaze kugera mu burasirazuba. Nibyo nakubwiraga nti kandi yaravuze ko nubwo president yajyaga hariya ngo yabivuze. Ariko yavuze ati umunsi komanda supreme yari arahangaha. Narabivuze abantu baragenda bavugagura amagambo bashatse abandi bakora ibyo bishakiye ariko nibatanga raporo kandi abarigoma ibyo navuze mwarabibonye. Ubwo ibyo yavuze urabizi bya bindi bakavuga ngo igoma dufite abasirikare nk'ibihumbi 50. Ariko umwanzi yatera uwo mwanzi wabo bari kurasana burya ari umwanzi yatera hakabura bajya kumurwanya kuko bya 50 ntabihari bajya kora gasanda afite igihumbi cyangwa se afite abantu 200 afite abantu 100 se ubwo rusumba bagwene bajye kurwanya ingabo batazi umubare yabwiye ati mucanga twambuka ikivu. Icyo mbona uyu musirikare ageze aravuga ati kibyimbye kimeneke uyu baramujyana. Oya afite option ebyiri we nawe nutekereza ko uyu nguyu agera ku rwego rwa lieutenant general azi bagenzi be barimo kuborera muri gereza ngo afite ingabo nguko gukoreka ba Makenga bagiye ntaganda ba yitwa nde wa wundi Rurankunda nuko bagiye bavaho barabwira ati turabajyana ikije bati acha bagahita bakaba uyu mugabo arakaba. Ntabwo ari bukabe. Amaye subhana wa taala arakaba. Ntabwo ari bukabe. Ahubwo baramufunga. Uyu mugabo icyo yakora yahunga. Ariko afite escort zifite imbunda. Ntazibonye babikoreye ibibunda aho ngaho amapistole akosha. Ariko nibyo umwanzi babimuha umwanzi aje. Aba bantu barikwiza kweli. Reba ariko ukuntu yifunze. Biriya nibyo guherekeza umuyobozi gusa. Ariko sa uyu muntu amaze iminsi ngahatarya. Barya n'intuza n'imbogo barazirya n'imvubu zose bararya. Aba nabo kwa Afande mon frère. Abo aba bagira imbogo. Aba oya bararya. Bose Afande urabona asa nka Afande uyoboye. C'est ça. Abatarya. Ko bari kwa guverineri militaire kuri bukeje ubudagaruka vuye Kinshasa. Igihe bari baketse ko bamufunze bakabona aragarutse. Bashize abaturage barimo kumubyinira basasa ibitenge bavuga ati guverineri weta Merudia gavana na Rudia. Bari abasirikare bafata imbunda baga banazikoreye no ku mutwe hari. Rero iki kibazo rero cya morale n'uburyo abapfakazi bafatwa kiranahari no kuri Goma hajya muri Ituri sinaho wa guverineri w'indi militaire yahungiye. Oya ari ntoza ari Beni ni hari narengize ngo bari kumwe. Oya ari kuvuga ati cya ku kazi ari Beni wari Beni ariko ikigaragara none hano muri Ituri iyi myigaragambyo se bwa mbere yabibaye y'abagore bambaye ubusa. Oya ni Kinshasa bajya bayikora iyi myigaragambyo y'abagore bambaye ubusa ako yagese ubukunguzi na simbizi kwikuramo imyenda muri abadamu mukamanuka mu muhanda munini wose mwerekeje ku biro bya guverineri ngo ni kuri guverinora mukambuka hakurya mu bacuruzi mu mujyi mwambuka mugenda munaririmba. Ariko se kamaze akazo k'amatsiko ko numvise barongereye prime de guerre abasirikare bakabongeza bakaba n'ibirarane cyajya abapolisi ajya barabonye bava ati mure duhaye kwa kangaye kwa ngari kwa imbere harameza biri mutari kuduha siyo bwe aba baravuga ariko se aramabanga bamenye buriya cyo gisirikare kigira amabanga ntayo ntamabanga bafite ntayo biba byaragiye hanze kira nta banga ari hariya narabibonye abapolisi bakufata vous avez payé 2 mois donc ça fait 3 mois hako niba ari ukwa kabiri ukwa gatatu n'ukwa kane ukwa mbere ko kure n'ukwa 12 timu yashyireyo nayo muyaduhe ubwo n'abasirikare nabwo ati koloneli wenda wepfo yarayibye
hari n'igihe bazabeshya ko nayo muri turi koroneri wepfo yayajyanye. urabizi reka tureke ariko ikintangajemo ni kimwe burya regiment bari nini yayivuze mu mibare z'abatwendi cyabiri muri ugiye muri foroma wenda y'abanyamerika n'abongereza ariko ishobora no kuba hagati y'abasirikare 3,000 n'ibihumbi 5,000 ugasanga ni 300 basigaye bari 300 basigaye